umugani wowe turi buhereze igihano. Oruga kandi muceceke mbabwire ukuntu byagenze. Ntago ngiye kukubwira uko bisubize nyuma yo urambajije ngo nyuma ya Aska avuga ko atankunda naratikutse sibyo ndababara maze kubabara urumva twari turi muri relationship ariko ntabwo nari nzi ko uko nkuko bimeze. Umukobwa mukundana bya nyabyo wakemera yuko aza gukina filime? Yego nabyemera. Nabyemera man. Ikindi cya kabiri wagiye kuri set ya jazz uri abana n'umuseri wawe wabyemera ibintu yakinyita bikini? Abari nabyemera of course kubera barakazi. Ntabwo kabara ntabwo cause nanjye nta kintu nakimwe nta kibazo byarangiye. Reka mwibarize ikibazo cya mbere. Iyo wirebye ukireba nyine ubona uri umukobwa mwiza? Yego. Ku giti cyanjye ndi mwiza. Namwe ubonye kuri Rwanda Nase Rwanda ni cyo namba n'abasore bangaye ntago nababara. Ntabwo umubara wuzi yabivuze. Ntabwo umubara wuzi. Hari ibibazo mpamvu nashaka ko mubibaza. Man ibyo bintu biri ukireba physical appearance y'umuntu ntumenya abasore yaryamanye nabo utagiye kujya kubaza ibibazo. aravuze ngo nabaze ni ngombwa rwose biragaragara gusa nunabibona njye ntabwo ndi bukubaze. Ikibazo cya mbere kiragira kiti waryamanye na Rukotana cyangwa ntabwo mwaryamanye? Ntabwo twaryamanye. Uko niko kuri. Gukotana yaragusabye cyane ntiyagusabye? Ntabwo yansabye. Umwana ari kurira mwana Tukari mu kabara yigiye. Kuri wowe ntabwo bikunda ntabwo tubaza umuntu kabiri icyo cyo mukimenye neza ntabwo ari kuki mushaka kubaza ibintu bitakunda yawe gacupa ntabwo gashobora kungwaho bikaba kabiri ntabwo byaba ndashaka kariwe kagwaho ntabwo kajya nanjye ntabwo kajya kangwaho hari ibintu biba bitashe ntabwo byakunda ntabwo gashobora kungwaho ese bari kugaragara baba dake we none ibi bintu koko none ndabigira akaboro batera ukabaza intebe abantu babiri murabikina ariko ntabwo byakunda kariya reka dukoreshe uburyo bw'abantu abantu bashaka kubaza ni bande mushaka kubaza David Yego. nabaze one question
Okay. wowe mubaza ikibazo wumva wowe Ndashaka kubaza gukora wari gukora ko byaba ari bibi cyane nibyo navuze True for day. Ugahisemo day. usamo gukora heka oroga bahisemo gukora nuze bamuheka yavuze gukora ni wowe turi buhereze igihano oruga kandi Umwega usakuje simwese. Oya haguruka. Ikibazo cya kabiri. Yitereye ureka. haguruka baguhe ikibazo wajya abikorokutemo kuba wakundana nawe si ubwa mbere aguhetse ahubwo yari yakonje ntabwo yavugaga nibyo nashakaga ikibazo cya kabiri ugiye gusoma umukobwa waryamanye n'abahungu benshi hano ntabwo bibaho ntabwo bibonetse Birakunda. Niwo wahisemo gukora. Birakunda. Nabikore. Njye nakubwiye ngo umukino utari kuri umeze. Urabyanga bakagukorera iki bakagushakira iki. nta muntu ugeze avuga imibare nase wabavuze ko ukabaza umubare ntabwo rigeze mushaka ko usanduka turi mu mukino urumva n'isoro urasaba ikika reka musabe cyangwa se tumumene unamukino wundi ntabwo urawureba uretse mubaza ikibazo ashaka kumubaza ok yavuze ngo arakora ahisemo true umukobwa mwakundanye bwa mbere mwaryamanye inshuro zingahe twaryamanye inshuro ebyiri wahise zari mwe Karinyas Derike Soseri ikibazo ntabwo tukiri gukaraga ko nanjye ntabwo mwambajije twakaza ngo mujye muhitamo umuntu mufitiye reka mbaziye ukotana niba baguze n'undi bukurikireho shyira hano fone oya ntabwo ari wowe ubaza reka mubaze ukota oya ntabwo ari kubekera umuntu kuri kamera uyu mugabo ni Jesse ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri nawe ugifite nawe uri umuntu ufite ikibazo cya kabiri mbajije nakunde twagiye ujya ushyukwa kandi umva narasa umwana abishoboye subiza yego cyangwa wowe gushyukwa ndashyukwa mufitiye amatsiko ureke mazira umukobwa uriya dufitiye amatsiko uriya wowe pfiriya panuye uyu nguyu njyewe reka banze mubaze uriya wowe ufite ibibazo bibiri rukotana gusaba waramuhaye cyangwa waramwimye ntabwo namuhaye icya kabiri ni iki cyatumye umwima umwima
nuko ari inshuti yanjye tuziranye bisanzwe kandi dukina n'amafilime menshi. Iyo niyo mpamvu se. Ujya ufashe inshuti yawe nk'uwifashe. Sinkubeshye jewe usabye witeguye tugende nabuhari. tugende Wewe bari kubaza wowe. Wewe wahisemo. Santi twagiye. ikibazo cya mbere kiragira kiti nyuma y'umukino twakinnye Ask Marvin nakubwira ko atagukunda wiyakiriye ute? Yarapikutse. Ask Marvin yambwiye ko atankunda. Ask Marvin dore nguriya abivuge nimba yaravuze ko atankunda. Reka yongera bisubiremo. mu kanya mbonye ukuntu wari uri gusubiza ikibazo bakubajije. ndakata Wabyumvise ute? Okay. uyimurebe ijisho Reka ntabwo ndi bumurebe ntabwo Ask Marvin yambwiye ko atankunda. umuretse nabanza asubiza nabanze asubize agiye kurira sha. Okay. Ngaho rero mureke mbabwire si true for there. Njye mwigeze mumbaza nimba ndi buhitemo kuvuga cyangwa. Njyewe rero mwaramubajije nuza urukotana yaramubajije ngo njyewe ntago ngiye kuvuga yuko atankunda. ntabwo wiyakiriye muri make Ntabwo yigeze avuga ko atankunda. Kandi twakoze. Ndambwira yuko atankunda. Ni ikiganiro. Askagwino. Askagwino. Mwatikuranye natwe cyangwa se mwatikuranye? Baratikuranye se turimo turabona. Mwararyamanye cyangwa se mwararyamanye? ntabwo ari ibya uyu mukino buri muntu wajemo ntasubiza Reka tukubaze. Dukora ikiganiro. ndetse gato ntabwo ari byo gicapo vayo hano vayo Ntabwo ugenderaga. bagumbe bamenye dukomeze niba twagiye Urajya kuvugisha ukuri n'ayanze ubwo Cynthia yishima iyo bari kubaza abana Icyo njye navuga Seti yaratikutse. Yatikutse. oya ariko mbabwire there ni nziza sometimes kubera ko yari iri muri kwinshi Nawe mureke mbasubize noneho kuri. Muceceke mbabwire ukuntu byagenze. ntabwo ari uko byari Ntago ngiye kukubwira uko bisubize nyuma yo kunsobanura kandi akubajije urambajije ngo nyuma ya Ask avuga ko atankunda yiyakiriye gute naratikutse sibyo? Warababaye. Ndababara. Wait, ndababara. Maze kubabara urumva twari turi muri relationship ariko ntabwo nari nzi ko uko nkuko bimeze. Ndangije nanjye mfata umwanzuro yuko tugomba kubihagarika. Nuko byagenze rero. Hari ikindi ntabwo tugikora. Oruga rero nawe wambajije ngo twaratikuranye cyangwa ntabwo twararyamanye cyangwa ntabwo twaryamanye. Ntabwo twaryamanye. ukuri kwa Cynthia nuko
ndashaka kubaza David niba twimukiye ufitiye amatsiko niwe wa nyuma David true or dare niwe wa nyuma nk'umuntu uzi bitewe n'amakuru twumvishe urahamya ko sente yaryamanye na Naski sente yarabeshye jewe kamena umuceri sente yarabeshye ariko ukaza bakareba nakiri ikibazo ufite ikibazo cya kabiri kiragira kiti ndacyari kuri wa mujyo cyangwa wari wibangamiye ibyo bibazo mbihagarika sente yagiye kubangamiye umuntu bitewe n'ukuntu uvuze bwarabeshye bisa nkaho hari inosi y'ubifite byaba ari uburyo byakubangamiyemo byari biri gukorwa wamakuru wowe ntabwo byambangamiye ariko nabyumvise wumvise umuntu ati kurusha barita senti franco barita senti franco ndakamushira mumaze kubaza ask true for day Yo ni true man. true umaze kuryamana n'abagore bangaho babeshya urukundo Abagore cyangwa abakobwa? Abakobwa. Buriya utabakunda mbona ahubwo mbwira ngo umaze kuryamana n'abakobwa bangahe mutakundanye. 72. niba mubyibuka neza muri cya kiganiro twakoze muri rusange waza kandi kuri ako ngako mwaryamanaga ubishyura cyangwa mwajyamaniraga gutyo gusa Yewe simushaka ko mbasubiza se barampaga ntabwo nigeze mbishyura. ikibazo cyanjye sente no kangaye bamfura ese wabiteguye umukunda cyangwa ariko icyo kibazo Kwa ko ubu niwe sente niwe wa nyuma niwe 72. uretse gato ndacyangwa iyo bigeze mu gukatira abakobwa ushyiramo impuhwe cyangwa ntazo ushyiramo Nta muwe nyinshi. ese basi uvuze ko ari 72 adakunda kandi udakunda basi ndamara 72 wenda nta n'umwe basi wigize wimva uvuga ibintu bebe se wenda nyine aramaye neza gutya manene twakunda nashabyagira bite nawe Suko numvishe miranje nyinshi. ikibazo cya nyuma Kucyo ngicyo umbajije kukuva ngo nakimvamo ngo nkamukunda kwa ko twaryamanye se. Oya nta mukobwa nigeze nkunda ngo nuko nkore sexy neza. kuko babanze mwibarize ngiye cya nyuma twita tunamuvaho haba hari mu bakobwa bose muri rusange mwaryamanye umukobwa waba warakunejeje ukaba umukunda Nkamukunda se kugeza neza. Abakobwa bose njye ntabwo mbuza kuva mwajya muri ubuzima bwose bwose wagaciro yambera umufasha wisubiza abantu Agine nkumva biraryoshye. utari ukuntu numvishije guyiwe anakiringa Nkavuga nti uyu kabisa ni guduterera. muceceke Bongo yari nkuwa 40 n'abangaye sinongeye no kumubona. Sani yakondiana ask you umwe
Ngewe munda aske muri uyu mukino. Hakuresha ukuri. Akuzi kurere yacushe ngazana magana. Bagiye kukubaza. Uyu mukino mudawuhagarika nusha kugira Bagiye kumubaza. Mumuhabaze. Abaze Ubona wamwihore. Nabaze Ikiganiro. ashaka kubaza Arashaka Oya reka turangiye. yatukotse yagiye kubaza nde ari kumwiga. Wari ukuvugisha. zarahera kuri reka nibarize mani ikibazo cya nyuma ikibazo cya nyuma kiragira kiti ndakibaza uyu mukobwa bitewe n'uburyo mubona hari ibindi bintu nakubonye haba hari umunsi ujya ugera ukitegereza umujama ukavuga ati umujama ndumva namwitamo bisura ego birashoboka Nanjye mwibariza ikibazo. Muri icyo kibazo wenda bakubajije kandi itari nkubitira aho ngaho. Hari uwo waba nyine utekereza muri bano bantu turi kumwana? oya Nawe. Urwego rwacu turarubona. Ngiye kubaza uyu muntu murebanga. Ikibazo cyanjye gifite ABC. Uri single, ufite umugabo cyangwa ufite boyfriend. Let's get it. Kamubwire ndi single mu mfungo cyangwa iki? Uri single? ufite boyfriend cyangwa ufite umugabo Uri single? Ntabwo ndi single. Ufite umugabo? Ntawe mfite. Ufite boyfriend? Arahari. Ufite abana bangahe? Umwana umwe mfite. It's enough. cyanyuma Abo bigaragaye ko hano muri hano sinema mwaka turimo. Oya sinahise. cyanyuma kuri hata twagiye wowe umaze kuryamana n'abagabo bangahe Abagabo. abagabo cyangwa abasore Sete yararize. navuze abagabo sindi mpamvu Sete yarize. Muceceke bangahe? Abagabo cyangwa abasore? bose ubwo bose n'abagabo Okay. Ni batanu. Bonyine. soza umukino batangiye Hello guys, ngira ngo ni wa mwanya twabare kuvugisha ukuri. Turagiye rero tugiye gukora boro mu kanya muraza kwibona kuri Derek Family Show twaje gushutinga bana tugiye gukora boro no kuri kwimana n'imvura iri kugwa ariko tugiye kwirana tukora ino boro twamena amazi uyu twamena amazi ndamureba ndeba ni mugira ubwoba mudereva ni poro tugiye gukora iyi show bayita kuvugiza Barita Saint Franco. Iyi show bayita Barita Saint Franco. umutwe w'amagambo ni barita se Barita Saint Franco. ntabwo bibaho borotse Ciao ciao, mujye mwibuka subscribe. ukabareka isura rimwe gusa ndabasuje kandi vayo vari kubatera baruka mino mukobwa niwe mukobwa hano uteka ibyo tukavuga tukajya Dore umukobwa uteka ibiryo ateka mbabarira umwana ngo yakoze isoni vugisha ukuri iyo ubonye bano bantu umwana nzakuzanira iyo ubonye bano bantu nguri crash we ku rwego rwo hejuru uzamuzana iyo ubonye bano bantu wari ufite inzozi yo kuzahura na Deri wari ufite inzozi yo kuzahura na na Oruga. nizo nzozi Oruga naramukundaga ariko n'uyu mutipe naramukurikiranaga cyane ariko wakunze uvuga ati Imana izafasha kubera ko bari kumwe urumva ntibamwe nyine bose nyine mbabona kimwe nyine ubu ngubu hari umuntu uvuga ati njye Imana izafashe mbone Oruga none wowe birabaye uri kwiyumva ute njye ndumva nishimye cyane Oruga arishimye Aski aramutse guteretse wamweme. Uri kuri kamera. oya n'ubundi wenda nitaye ku byo numvishe wenda babuze ku giti cyanjye njye ntabwo namwemera cyangwa abasore bari hano bose ubona nk'uwo wakundana nawe ari Kandi uyu musore. urabona ari wareba abasore ushyiremo Derek ushyiremo Frank ushyiremo urabona ari wakunda mwe
uranarinda uze ko uri hano heza oya ngo ntabwo ari we mwimuvugizi njyewe reka mbabwire oya mumureke kuvuga mu nyumva njyewe ntabwo ari we mbaza ngo ninda ahubwo Derek urakoze cyane Imana iguhe umugisha ubwo uri mukeba wawe urugo ni mukeba koza ariko mubwira ikintu kinunguye kuri uyu mukobwa kimwe cyonyine niwe mukobwa utinyutse kumvuga kandi azi ko mfite umusheri ubundi abandi bose bajya bakurashinga ariko bagatinya kuvuga icyo kintu ubwo n'abandi babatinyutse urabona nka gutya tuba turi kubona abaruga hari umukobwa ashobora kuba wenda nk'urugero yandebye akaba ati umutipe ni sawa ariko kubera ko azi ko ndi kubona abaruga akaba utamubaza icyo kintu ngo agisubize dore n'umwana nawe nabivuga kugira ngo muzane mbubwire wajyaga no kuri live mwandika amakomenti menshi ngo nsubiriza Derek nsubiza Derek ariko ni nasenze cyane kugira nzahure nawe nawe urashaka umuntu yari yasenze uriyumva ute kumobera urabahobera bose haguruka nta kibazo noneho nanjye reka nisabira akantu umuntu wumva ashaka ko tuzahura ndikubwira bariya mwe muve mu yasamba bare tugahura kumva ukuntu bimeze banze mwihoberanire umeze terebye uri kumva wiyumva ute abafana bawe ngwino aha nawe ndashaka umuntu nzahobera nka gutya nawe ndashaka umuntu nzahobera nka gutya cya kibazo cyabaye nakwiruka inyuma kugira ngo utaza kuvuga ngo dutahe ngo ikintu icyo nashaka kugira ngo twicane Derek yewe umva se asa nanjye hagize nk'umuntu wijajara ariko w'umukobwa hagize uwijajara aho kugira ngo nzakundwe n'abakobwa bagezeyo cyangwa se n'abo bakire bose nzakundwe n'abakobwa ko nibo mba ndi kugira ngo nawe uriya wagezeyo ntacyo biganira nawe ibiganiro yakoraga kuri TikTok igusha na mama kubonye yambwiye ubu rero noneho izi mama uri kuri video biranyura ku Ngoma TV show umusharinga umubweti noneho mama kandi nawe yamwandikiye saa saba n'ingendo mama turi kureba ibiganiro byanjye reka dusoze muraza kukibona ku Ngoma TV show ibindi tugiye gukora mwihangane amasaha yagiye ariko tugiye gukora nk'abavandimwe tugiye gukora ikintu kijya kuri Derek Family Show niho hose mwira niyo channel nyine dukoreraho cyane kugira ngo izamure abasabi izamure n'izindi ziri hasi sibyo tutayikoreye cyane izi zose ziri hasi dukoreraho ntabwo zazamuka rero tugiye gukora boro mwihangane n'abafite gahunda murazigira gute murazireka sibyo n'imvura yahise tugiye gukora kabisa ciao nakagaruka